reka basomere muri Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 12. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera usingira ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Amen. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera usingira ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Amen. Twese amen. Noneho hasigaye ko adusomere natwe tugasubiramo. Ni byiza kwatura ijambo ry'Imana. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera. Usingira ubugingo buhoraho. Usingira ubugingo buhoraho. Ubwo wahamagariwe. Ubwo wahamagariwe. Ukabwaturira kwatura kwiza. Ukabwaturira kwatura kwiza. Imbere y'abahamya benshi. Imbere y'abahamya benshi. Amen. Umwami Yesu ahimbazwe. Haleluya. Umutwe w'ijambo ry'Imana tugira twumve bavuga ngo intego yo kubaho ni ugusingira ubugingo buhoraho. Amen. Le but de la vie, c'est de saisir la vie éternelle. Intego yo kubaho kwawe ni ugusingira iki? Ubugingo buhoraho. Niyo ntego. Nibyo umukara ari butwigisheho. Hano Paulo mu gice 6 cy'urwandiko rwa mbere yandikiye Timoteyo yavuze ibintu bitandukanye ahugura. Amen. Kudakunda ibyisi, abantu abigisha b'ibinyoma. Amen. Muri rusangi atanga impanuro nyinshi asoza iki gice urwandiko rwa mbere, ariko ageze kuri Timoteyo aravuga aya magambo hariya ku murongo wa 11 niwo ukingura uriya twasomye. Ariko weho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Amen. Aha, none niho yamubwiye ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera usingire ubugingo buhoraho. Ariko wowe muntu w'Imana, hano ukwiye kubyumva kugira ngo ntubyitiranye. Abantu bose Imana yaremye ni abantu b'Imana, ni ibiremwa by'Imana. Ariko hari ijambo Bibiliya ikoresha ivuga umuntu w'Imana nk'umuntu wamenye Imana kandi yayizeye kandi agendana nayo kandi akorana nayo. Hano nago bavuga umuntu ari wese ko ari kiremwa cy'Imana. Abantu bose ni ibiremwa by'Imana. Ariko mu biremwa by'Imana hari abitwa bantu b'Imana. Nuvuga ngo n'ubwoko bw'Imana. Uvugwa hano rero ni uwizeye. Ni bande bizeye hano? Ni mwebwe rero mubwirwa rero. Kurikire rero. Ngo ariko wowe muntu w'Imana. Ni wowe muntu w'Imana, Imana ishaka kuvugana nawe. Tega amatwi rero. Amen. Liriya jambo ngo singira ubugingo buhoraho. Isubiremo twumvire. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera usingira ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Amen. Amen. Ese aya magambo Paulo ari yarabwira umupagani? Ari yarabwira Timoteyo umwana we mu mwuka mu mwami? Nivuga ngo Timoteyo kwabwirwa ngo nasingire ubugingo buhoraho ntabwo yari afite. None asingira icyo afite? Ntabwo urabyibaza. Amen. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. On saisit ce qu'on n'a pas. Ufate ubugingo buhoraho, ubucakire wa mugani. None se wowe wacakira icyo ufite? Icyo ufite mu ntoki ntubugifite se? None se hano umukara avuga iki?
hano ni ikibazo cyo gushyira mu ndimi zitandukanye. Mwabyisi kugira ngo Bibiliya ive mu Giheburayo, isezerano rya kera n'Ikarameya, cyangwa isezerano rishya mu Kigiriki, ikagenda ishyirwa mu ndimi zitandukanye z'abantu, ari gihe hari amagambo amwe agenda atakaza ibisobanuro by'umwimerere. Kuko hano twakwibaza twese, ese Timoteyo nta bugingo buhoraho yari afite? Yarabufite. Twebwe ntabwo dufite se? Turabufite. Kuko iyo umaze kwizera ubutumwa bwiza ukavuka ubwa kabiri, uba ufite ubugingo buhoraho. None se ni gute Pawulo abwira Timoteyo ngo nacakire, ngo nafate ubugingo buhoraho? Ntabwo yari afite se? Kurikira rero, ari impamvu y'iri jambo kwiye kuryumva. Imana ishimwe. Haleluya. Ijambo ryakoreshejwe kuri iyo nshinga ivuga ngo fata, singira ubugingo buhoraho. Amen. Mukigira avuga ngo katalambano. Katalambano, umviriza ibisobanuro byayo. Hariya mu Kinyarwanda tubwiye ngo singira, cyangwa mu Gifaransa saisis la vie éternelle. Amen. Babivanye mu ijambo ryitwa katalambano. Amen. Nikigiriki katalambano bigoye kuvuga. Katalambano kuvuga iki rero? Ndagerageza kubivuga mu Kinyarwanda. Amen. C'est saisir avec l'esprit. Nivuga ngo ubwo bugingo buhoraho, amen, ubusobanukirwe mu mwuka icyo ari cyo. Mu mwuka umenye icyo ari. Kuko ubugingo buhoraho ntabwo tubufata gutya nk'uko wafata aya meza, ngo ubutahure mu buryo bwimbitse, mu buryo bw'umwuka. Saisir dans l'esprit, avec l'esprit, saisir avec l'esprit. Numva ubugingo buhoraho ubwumvishe ku bwonko bwawe, ariko ubusobanukirwe mu buryo bw'umwuka icyo ari cyo ubugingo buhoraho. Saisir avec l'esprit. Muraza kumva ibyo ari byo. Comprendre, utahure, percevoir, ububone mu buryo bw'umwuka, nubwo budafatika gutya bugingo buhoraho, ariko mu buryo bw'umwuka ubone. Ou attraper aussi, ou attraper une idée de ce que Dieu dit. Wakire iryo jambo Imana ivuga mu busobanuro bwaryo. Amen. Amen. Prendre possession. Prendre possession de ce que Dieu dit. Murumva rero ko birenze gusingira. Nuvuga ngo Timoteyo yari afite ubugingo buhoraho kuva aho yakijijwe, ariko Pawulo ariwe aramubwira ngo nakomeze mu mwuka kubusobanukirwa, kuko nabusobanukirwa azamenya ko ari bwo buruta ibindi byose. Amashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo twebwe abizeye, amen, kugira ngo icyo Imana yaduhaye muri Yesu Kristo kiruta ibindi ni ubugingo buhoraho. Ubwo bugingo buhoraho rero tukwiye gukura mu mwuka mu gusobanukirwa icyo buvuga, kuko uha agaciro ikintu usobanukiwe inyungu zacyo. Rero nutamenya ubugingo buhoraho icyo busobanurwa mu gitekerezo cy'Imana, ntabwo uzigera umenya icyo Yesu yaguhaye igihe wizeraga. Mwumvise ko twavuze ko Yesu ari ibyiringiro byacu, ko ari we tukwiye kwishimira kuruta ibindi, nuko tukwiye kumaza kubisobanukirwa. Amen. Impamvu amafaranga tuyafata ko aruta ibindi ni ukubera ko tuzi ko ariyo ugura buri kintu cyose.
siyo mpamvu. Amen, amen. Ntawe utazi agaciro k'amafaranga, na niyo mpamvu benshi banayasenga agahinduka imana yabo, nuko babona power y'amafaranga yariyo. Amen, amen. None ubugingo buhoraho wowe urazi agaciro kabwo. Ukwiye gusobanukirwa icyo Imana yita ubugingo buhoraho. Saisir avec l'esprit. Nubyumvishe ubwenge, ariko ubyumvishe umwuka. Amen, haleluya. Hari umusore yari umugabo ariko akiri muto, yari umutunzi kandi yari umunyedini atandi indyarya, akurikiza amategeko y'idini ryabo ry'abayuda, amategeko ya Mose ngo kuva akiri muto. Ahura n'umwami Yesu, hanyuma aramubwira ngo nkora iki ngo ndaga ubugingo buhoraho? Nkora iki kugira ngo nshobore kuraga ubugingo buhoraho? Hanyuma Yesu aramubwira ngo ntaguze amategeko. Amen. Aravuga ati yose kuva ndi muto ndayakurikiza, kandi ntabwo yabeshaga, kuko Yesu ntiyamunyomoje ngo ndayakurikiza nk'umwana w'umuntu. Yesu aravuga ati ugize neza, ariko hari ikibuze. Ubuze ikintu kimwe. Ubuze ikintu kimwe, apana bibiri. Ubuze ikintu kimwe. Genda ugurishe ibyo ufite byose, hanyuma ubiheba ikiguzi cyabo ugabanye mu bakene, maze unkurikire, uzabona ubugingo buhoraho. Yagize gute? Yarasezeye? Yahise amutera umugongo atanasezeye, ngo kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Murabibona? Nuvuga ngo uwo mugabo ntabwo yigeze, amen, haleluya, ntabwo yigeze yamenya icyo ari cyo katarambano. Ntabwo yari bwasobanukirwe ubugingo buhoraho icyo ari cyo. Niyo mpamvu ati ubutunzi bwanjye ngende mugurishe, mbaha abantu batabukoreye, hanyuma noneho mbinza mbokoboko ngo ndabukurikiye. Yewe ubwo bugingo buhoraho ni burorere. Mwabyumvise? Nivuga ngo uyu ntabwo yigeze asobanukirwa icyo Yesu yita ubugingo buhoraho. Yesu warabusobanukiwe cyangwa wagena yarabusobanukiwe? Mwibuke ko Paulo ari arabwira umuntu w'umukozi w'Imana, kuko Timoteyo yaramaze kuba umukozi w'Imana, afite ubugingo buhoraho, ariko ngo singira ubugingo buhoraho. Yasingira icyo afite? Iyo ni ikibazo cy'indimi. Nivuga ngo mu Kigiriki aramubwira ngo shishikara kwishurirwa mu mwuka icyo ari cyo ubugingo buhoraho. Amen. Maze numara gusobanukirwa ubugingo buhoraho icyo ari cyo mu buryo bw'umwuka, kuko ntabwo bisobanukirwa mu buryo bw'umubiri, kuko ntabwo bifatika kugira ngo ubugingo buhoraho nga buriya ngo budekirive gutya, ariko ubusobanukirwe ubwo wahawe igihe wizeraga Yesu, kandi urushizeho kwinjira imuhengeri mu bisobanuro by'ijambo ubugingo buhoraho. Amen. Saisis avec l'esprit, ugakira mu mwuka umenye ubugingo buhoraho. Numara kumenya ubugingo buhoraho icyo ari cyo, aho ugeza kubumenya, bizagufasha kurwana intambara nziza yo kwizera. Amashi menshi ku mwami Yesu Kristo. Ngo igihe wahamyaga, amen, imbere y'abahamya ko ukijijwe, amen. Et pour cette vie, tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ngo igihe wahamyaga imbere y'abahamya yuko ukijijwe, ngo ni kubw'ubwo bugingo buhoraho wariho uratanga ubuhamya. Ese murabyumva? Amen.
twebwe kenshi baravuga ati yewe nari umusinzi noneho Yesu arambohora, singira umusinzi, nari umusambanyi, nari umujura, nari ibi n'ibi, sibyo? Iyo duhamya ko dukijijwe, amen, tuba turiho turavuga iby'ubwo bugingo buhoraho. Mwabibise, intambara twahamagariwe kurwana ni intambara yo kugira ngo ubwo bugingo buhoraho turaza kubuvuga. Haleluya, amen. Turushirizeho kubukuriramo mu kubumenya. Ntabwo turwana intambara yo kwizera kwindi mpamvu, turwana intambara yo kwizera kugira ngo ubwo bugingo buhoraho, haleluya, bukomeze kuba muri twe, natwe dukomeze kuba muri bwo. Imana ishimwe. Ngo Timoteyo arwane intambara nziza y'ukwizera, amen, asobanukirwe mu mwuka icyo yakiriye nk'ingororano yo kwizera, impano y'ubugingo buhoraho. Haleluya. Ngo kandi ni ku bw'ubwo bugingo buhoraho ngo yahamije imbere y'abahamya benshi. Iyo duhamya tuba tuhamya iby'ubwo bugingo buhoraho. Amen. Ubwo bugingo buhoraho Paulo abwira Timoteyo ngo abusezise avec l'esprit, abutahure mu buryo bw'umwuka, atari mu bwongo. Ubwongo ntabwo bushobora gusingira icyo ari cyo bugingo buhoraho. Haleluya, amen. Icya mbere, ubwo bugingo buhoraho Imana yaduhaye binyuze muri Yesu Kristo, amen. Ni ukumenya mbere na mbere yuko gukomeza dusabana n'Imana mu buzima bwacu wa buri munsi muri Kristo, haleluya, tuba dukomeza kuba mu buzima budafite iherezo, nk'uko no dusabana nawe atagira iherezo. Nous communions chaque jour avec le Dieu éternel et nous devenons nous aussi éternels. Uko dusabana n'Imana idapfa, tagira iherezo muri Kristo, tukomeza kwinjira muri ubwo buzima budafite iherezo. Bibiliya hari irindi jambo ibwita une vie impérissable. Ubugingo budashobora, ubugingo budapfa. Twakiriye ubugingo budapfa. Igihe twavukaga kuri papa na mama twakiriye ubugingo bupfa, amen. Tumaze kubyarwa n'Imana muri Yesu Kristo twarazwe ubugingo budapfa. Amashi menshi ku mwami Yesu Kristo, amen. Paulo agura Timoteyo ngo no guhamya iby'ubwo bugingo buhoraho ubwire n'abakire bo mu gihe cya none ngo bareke gushira ibyiringiro byabo mu butunzi bushira, amen. Bareke kwiringira ubutunzi bushira, ngo ahubwo biringira Imana, amen, biringira Imana afin de saisir la vie véritable, kugira ngo bafate ubugingo nyakuri. Nuvuga ngo abantu benshi ku isi rero bari mu buzima butari bwo. Aya magambo wumvise mu buryo bw'umubiri ushobora kwibaza ngo ni imigani. Udiro dusomera hariya ngo ukomeze kugira ngo babyumve neza ugeze kuri 16, aho niho uza kubyumva neza. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera usingira ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Ndakwihanangiriza mu maso y'Imana ibeshaho byose no mu maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwiza imbere ya Ponsiyo Pilato. Witondere itegeko, ntugire ikizinga habe n'umugayo, kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo, kuzerekanwa mu gihe cyako
niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe, ariyo mwami w'abami n'umutware utwara abatware. Niyo yonyine ifite kudapfa, ibe mu mucyo utegerwa, nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba. Icyubahiro n'ubutware budashira bibi byayo. Amen. Mu gusabana n'udapfa, natwe atwanduza kudapfa. Amashimeje gumwami Yesu Kristo. Atwanduza kudapfa. Kuko Imana idapfa, itwanduza kudapfa. Haleluya. Komeza rero umanuke kandi. Wihanangirize abatunzi bo mu by'iki gihe, 17 uze ku 19, kugira ngo kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari bwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana, ngo tubinezererwe. Kandi bakora ibyiza, baba abatunzi ku mirimo myiza, babe abanyabuntu bakunda gutanga. Bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Amen. Tekereza kuri iryo jambo, ubugingo nyakuri. Amen. Ikinyuranyo niki? Ikinyuranyo cy'ubugingo nyakuri niki? Igitari ukuri niki? Ni ikinyoma. Bivuga ngo hari ubugingo nyakuri, hari n'ubugingo bw'ikinyoma. Turaza kubivugaho. Banza ubitekereze. Bibiliya iravuga ngo Timoteyo, bwira abatunzi b'iki gihe. Amen. Simoni iri jambo. Jambo rirakomeye. Wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe, kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari byo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana, ngo tubinezererwe. Amen. Kandi bakora ibyiza, baba abatunzi ku mirimo myiza, babe abanyabuntu bakunda gutanga. Bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Amen. None nimba hari ubugingo nyakuri, hari n'ubugingo butari kuri. Abo batunzi bafite ubutunzi bw'iby'isi, ariko badafite ubutunzi bwo kwizera, ese ubuzima bwabo bushingiye ku bugingo nyakuri? Oya. Amen. Kubera yuko ibyo bita ubutunzi ni ibintu bishira by'akanya gato, ariko bo uko Imana yabaremye imbere ntibazashira, kabone nubwo batajya mu ijuru, ariko bazakomeza kubaho, ariko bakabaho ahantu habi. Bibiliya yita mu rutazima. Amen. Hariho ubugingo nyakuri bubonerwa muri Kristo Yesu, ni bwa bugingo buhoraho duhabwa binyuze mu kwizera Yesu n'umurimo yakoze ku musaraba. Amen. Hanze ya Yesu Kristo, ubugingo umuntu yaba arimo, urabona turavuga ubugingo nta kuri byagenda. La vie. Ubuzima. Rwago hanze ya Yesu, ubuzima waba urimo bwose ntabwo ari bwo. Ngikizwa, umviriza abavandimwe, ngikizwa hari umuzungu yaje kuvuga ubutumwa, hanyuma avuga ijambo, nari ngira umwana mu gakiza, avuga ijambo aravuga ngo udafite Yesu ntariho. Nari ngikizwa, mwaza ko byakira byinjiramo. Yari umwongereza ngo udafite Yesu ntariho. Ngibi niyo ndababwira rero, hanze ya Yesu ubuzima waba urimo bwose ntabwo ari bwo. C'est une fausse vie. Satani arakuriganya, arakubesha ngo uriho, ariko ntabwo uriho, kuko urupfu ruza rimwe rugutware. Amen. None Bibiliya avuga ngo Timoteyo we
igihe wizeraga wakira ubugingo buhoraho na nibwo uhamya. Amen. Ariko birasaba ko ukomeza kuburwanira, kandi ngo uburwanire ariyo ntambara yo kwizera. Ukwiye kurushizaho kubusobanukirwa mu buryo bw'umwuka. Katalambano, saisi avec l'esprit, mu buryo bw'umwuka. Bibiliya yongera kwita ubwo bugingo butari bwo, ubuzima butari bwo abantu barimo. Hano murumva ko hari ikibazo cy'amadini tuvuga hano. Mu byerekeye urupfu nta madini avugwa. Reka ndashaka ijambo ry'ikinyarwanda ariko mukurike neza. Ani amagambo akomeye cyane. La mort, la question de la mort n'a rien à voir avec la morale. Morale ni ukwitwara neza. Ikibazo cy'urupfu ntawo gihuriye no kwitwara neza cyangwa nabi. Ntumukurikire. Kuko ari umuntu avuga ngo siniba, sindoga, njya mfasha abakene, akumva ko ibyo bihagije kuba yemewe n'Imana kandi azajya mu ijuru. Soulignez ça. La problématique de la mort n'a rien à voir avec la morale. Nushaka utanga ibyawe byose ku bakene, nushaka ugende usekera isi yose bukarinda bwira, nushaka gukora ibyiza bibaho, ariko amarizo uzapfa. Mwanyumvise? La question de la mort, c'est une question spirituelle. Ikibazo cy'urupfu ni ikibazo cy'umwuka, nabwo ari ikibazo cy'imitwa bibi cyangwa ibizi. Donc ukwiye kugisobanukirwa mu buryo bw'umwuka. Amen. Haleluya. Nimba urupfu rukemurwa no kwitwara neza gusa, Yesu ntiyari kuza. Twari kwitwara neza uko dushoboye. Ariko kwitwara neza ntago binesha ntago byambura urupfu imbaraga zarwo. Byabaye ngombwa ko Yesu aza akarwana narwo. Amen. Parce que la mort, c'est une réalité spirituelle. Kubera ko urupfu ni ukuri mu buryo bw'umwuka. Amen. Kandi la mort, urupfu ni umwuka, c'est un esprit. Amen. Haleluya. Ntabwo murasoma muri Bibiliya ngo umwami w'ikuzimu Apoloni cyangwa yitwa Abaddon, hariho abatware b'ikuzimu, hariho umwami w'urupfu. C'est une entité spirituelle. Yesu igihe bavuga ngo yaneshe urupfu na kuzimu, mwibaza ko ari iki? Ce sont des forces, n'imbaraga zenkarna urupfu, zenkarna kuzimu. Kuzimu ni ahantu kandi ni umwuka. Yesu rero ntiyanesheje ini situation runaka gusa. Yesu yarwanye n'ibikomangoma. Amen. N'ibikomangoma bifite imbaraga z'urupfu. Igikuru muri zo ni Satani, ngo niyo afite ubutware ku rupfu. Yesu arwana na Satani, aramukubita, aramunesha, amumena umutwe, amwambura ubutware ku rupfu. Hanyuma ageze kuzimu. Amen. Noneho imbaraga zikuzimu nazo arazifata. Amen. Arazifata, arazinyukanyuka. Avayo avuga ati désormais uhereye none bene Adamu banyizera. Haleluya. Ntabwo urupfu ruzongera kubatera ubwoba, ndetse ni kuzimu ntibazajya banyurayo ngo bajye mu ijuru nk'aba Samweli. Haleluya. Nijye bivuga ngo nigiwe Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, uwa mbere n'imperuka. Dore Yohana nari narapfuye ariko mbona ndi muzima iteka ryose. Nigiwe mfite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Imfunguzo ni iyo ni
ni ikigereranyo kuvuga le pouvoir. Ni je mfite pouvoir none ku rupfu ni kuzimu. Ntabwo ari Satani, ntabwo ari abadayimoni, ni jewe Yesu Kristo mfite utware imbaraga ku rupfu rwabwo ni kuzimu. Witwara neza ugira gute? Udafite Yesu urupfu ruragutwara, kuzimu irakuragira nkuko baragira amatungo. Donc la mort c'est pas une question morale. Tu te conduis bien, tu vas mourir quand même. Ça n'a rien à voir. Hein? C'est un mystère dans le monde de l'esprit. Amen. Yego duhamagare twe bakijwe kwitwara neza, sibyo? Duhamagare kwitwara neza kuko nibwo buhamya bw'agakiza. Ariko ntabwo kwitwara neza hanze ya Yesu byakugobotora, byakubatura imbaraga z'urupfu. Aho kubera iki mvuze ibi? Nukubwira ko urupfu nta uruhuye n'idini. Kuko idini ntirikubuza gupfa. Amen. Idini ntabwo rikubuza gupfa. None se? Haleluya. Icyo kibazo ntabwo cyumvikana. Kugira ngo idini ryawe uryizere ko rizagutabara ku rupfu, nuko ribanza gupfa hanyuma rikazuka. Amashimwe ku mwami Yesu Kristo. Na dini ryapfuye, na dini ryazutse. Amen. Ni Yesu wapfuye, ni Yesu wazutse. Haleluya. Dusome Abaheburayo. Abaheburayo bice 7. Amen. Umurongo wa 16. Utatoranirijwe ubutambyi nk'uko byategetswe n'amategeko yo mu buryo bw'abantu, ahubwo wabuheshejwe n'uko afite imbaraga z'ubugingo butagira iherezo. Amen. Kumbe ari ubugingo butagira iherezo. Kuki batabukurikira bagakurikira ibifitiye iherezo? Umviriza. Amen. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Kugira ngo bitahure wahera ku murongo wa 11. Nuko niba gutunganwa rwose kuba kwarazanywe n'ubutambyi bw'Abalewi, kuko mu gihe cyabwo ariho abantu baherewe amategeko, ni iki cyatumye bigikwiriye ko undi mutambyi aboneka mu buryo bwa Melikisedeki, utavugwaho ko ari mu buryo bwa Aroni? Nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse, nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka. Kuko uwavuzweho ibyo ari wo wundi wo mu muryango utigeze gukomokaho n'uwakoze umurimo wo ku gicaniro. Kandi biragaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, ari ntacyo Mose yavuze kuri uwo muryango cyerekeye ubutambyi. Ndetse birushaho kugaragara ubwo habonetse undi mutambyi uhwanye na Melikisedeki, utatoranirijwe ubutambyi nk'uko byategetswe n'amategeko yo mu buryo bw'abantu, ahubwo wabuheshejwe n'uko afite imbaraga z'ubugingo butagira iherezo. Amen. Ariya mu Kinyarwanda ntabwo mwabyumvise neza. Dore mu ijambo rimwe ibyo bamaze kudusomera. Ndabishakisha mu Kinyarwanda cyanjye cyiza cyane. Imana ishimwe. Le sacerdoce. Don't worry. Le sacerdoce de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'était sacerdoce institué. Amen. Institué. Amen. Selon la puissance d'une vie impérissable. Nuvuga ngo ubutambyi bwa Yesu Kristo nk'umutambyi mukuru atari mu buryo bwa Aaron bw'amategeko. Umutambyi mukuru mu buryo bwa Melkisedek batari bazi itangiriro rye ni Yezu rye. Amen. Ari we yahaye Abrahamu umugisha, bivuga ko ari mukuru kuri Abrahamu. Bivuga ngo Yesu ni mukuru kuri Abrahamu. Amen. Ngo ubutambyi bwa Yesu bwashizeho n'itegeko.
ry'ubugingo budapfa. La puissance d'une vie impérissable. Ni ukuvuga ngo rero tumaze kwizera Yesu Kristo twahawe ubugingo budapfa. Amen. Twahawe ubugingo budafite iherezo, nibwo bwitwa ubugingo buhoraho, la vie éternelle, eternal life. Ubwo bugingo buhoraho rero, haleluya, nibwo Timoteyo yahamagariwe guhamya no kurwanirira, kuko hari umwanzi wabwo Satani we azi yuko twari munsi y'ubutware bw'urupfu. Nous étions des êtres finis, twari twavukiye gupfa. Nyuma y'igihe gito cyo kunyura muri isi tugapfa bigarangira, no tugakomeza mu rupfu rw'iteka. Ariko Yesu yaraje nk'umutambyi mukuru, aje guserukira abe imbere y'Imana, atashizeho n'amategeko. Ubutambyi bwe ntabwo burangira, kubera ko umutambyi wo mu isezerano rya kera cyangwa mu buryo bw'amategeko urupfu rwarazaga, ubutambyi bukarangira bagatora undi. Kandi yari umunyantege nke mu buryo nawe yabaga ari ngombwa ko yitambira kugira ngo nagera ahera Imana nimutsinda imbere y'isanduka yayo. Ariko Yesu Kristo ntabwo yarakeneye kwitambira, kuko we nta cyaha yari afite. Kandi Yesu Kristo ubutambyi bwe ntabwo bukomoza kuri Mose n'amategeko yahawe. Ubutambyi bwe bwatangiye milere na milere hariya mu ijuru. Ngo Imana yaravuze ngo ndarahire sinzakwicuza, uri umutambyi mukuru mu buryo bwa Melkisedeki. Niyo mpamvu kubera ko adapfa, ubutambyi bwe buhoraho iteka ryose. Uyu Yesu Kristo ni muri we dufite ubugingo buhoraho. Nta kindi agakiza kavuga ko Imana yaje kuguha ubugingo budapfa. Bwira abatunzi b'iki gihe bareke gushira ibyingiro byabo mu butunzi bushira, bakaba mu buzima butari bwo, ahubwo ibyiringiro byabo nibabishire ku bugingo nyakuri. Kandi ubwo bugingo n'ubugingo buhoraho bubonerwa muri Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. Afin qu'il saisisse la vie véritable, ubugingo nyabwo. Manishimwe. Amen, amen. Donc twebwe ubutambyi turimo ni ubutambyi bwashizeho n'itegeko ry'ubugingo imbaraga z'ubugingo buhoraho. Haleluya. Niyo mpamvu dukwiye gukura mu gukomeza kumenya Imana, kandi ubuzima bwacu bukaba ari ubuzima buri angaje, bwiyemeje gukora ibibwirizwa n'ijambo ry'Imana. Tukwiye kuba mu buzima bwo gusabana n'Imana nzima muri Yesu, kandi tukwiye kuba mu buzima buri angaje, amen, ku Mana yuko ibihembo by'icyaha twamenye ko ari urupfu, ko wamaze kutugira imbabazi ukaduha ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Noneho tukwiye kubaho no kubeshwaho no gukora ibigushimisha. Mashimenje ku mwami Yesu Kristo. Ntabwo ubugingo buhoraho tuzabubona gusa nyuma y'urupfu. Tutangira kubaho Yesu Kristo twamwizeye. Tukwiye kubunezererwa atari nyuma y'urupfu. Tukwiye kubunezererwa bicitwa none. Ukwiye kugenda wumva kuremereye, atari uko iportemone yawe iremereye, kuko hari umuntu agenda kubera ko ngo mu mufuka haremereye. Ukwiye kugenda kuba kuremereye
kubera yuko uri mu bugingo nyakuri, uri mu buzima nyakuri. Imana yaguhaye ubuzima budapfa. Nubwo umubiri wapfa, we ntabwo uzapfa. Kuko Yesu Kristo ntapfa, nawe ntabwo uzapfa. Imana ishimwe. Amen. Donc la vie éternelle, c'est choisir de vivre en communion avec Dieu dès maintenant. Ubugingo buhoraho ni uguhitamo kuba mu busabana n'Imana nzima bikitwa none. Apana umaze gupfa. Bihera kuvaho Yesu wamwakiriye, en faisant de Dieu le centre de ton existence. Imana ikaba hagati y'ibigize ubuzima bwawe bwose. Ubugingo buhoraho rero, haleluya, turawubona muri Yesu. Yesu ntagipfa, yarapfuye rimwe ku bwacu kugira tubere igitambo, ariko ubahoraho iteka ryose. Amen. Haleluya. Haleluya. Impamvu yabayeho muri isi agapfa kwagira ngo abe umwami w'abazima n'abapfuye. Yesu ari umwami wacu twebwe abazima. Haleluya. N'inyuma y'ubuzima akomeza kuba umwami wacu. Nutamwakira ugiye cya none, uzamumva nyuma y'urupfu hariya ntacyo bikikumarira. None intego yo kubaho kwacu, amen, nubwo Imana yaduha imigisha, ari bya bindi bavuze ngo wenangirize abatunzi b'iki gihe, amen, biriya bintu abantu bose nibyo bashaka no mu nzu y'Imana. C'est le drame. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Niko kaga. Recommande, on veut dire ça, aux riches, on va tout dire, ndashoje. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. 17. 1 Timothée 6, 17. wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona. Turagenda buhoro buhoro. Kubera ko Imana ivuga ngo be kwibona, nta mutunzi atibona. Kubera ko Imana ivuga ngo abwire abatunzi be kwibona. Kubera iki? Kubera iki? Mwamuzi impamvu? Ese ntushobora gutunga ntuyibone? None se hano abo batunzi ugeze avuga ngo ubwire bamwe mu batunzi bibona, niko yavuze? Yavuze globally, muri rusange. Kubera iki? Kubera ko ubutunzi bavuze ngo babwire abatunzi be kwibona, abatunzi b'iki gihe. Kuko Bibiliya avuga ngo ibiri mu isi ni irari ry'amaso, ni irari ry'umubiri, ni ubwibone bw'ubugingo. Ntushobora kuba hanze ya Yesu ngo utunge iby'isi kabure kukuzamo ko kwibona. Ijambo ry'Imana ntabwo ryibesha. Ijambo ry'Imana ntabwo ryijya ryibesha. Nitwe twibesha, ijambo ry'Imana ntabwo ryibesha. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Et nubwo atagenda bati genda ibona ndatunze ibi n'ibi, indege 10 na zingahe, ibi n'ibi. Nubwo atagenda bivuga, muri kamere Satani se ari hehe? Ako gashinga arakamutera, kagenda yireba par rapport y'abandi. Amen. Haleluya. Kwirata ni cash. Iyo dufite ubutunzi bw'isi tudafite Yesu. Amen. Wowe ushobora guteka amazi utaziga ko ashuha. Byashoboka? Iyo ushize amazi ugacanira, uba witega iki? None se wowe wagira ubutunzi bw'isi, anyuma umutware w'isi akureke gusa? Ni ngombwa akuvaccine. Arakuvaccina contre quoi? Contre l'humilité. Aragutera urukingo rwo guca bugufi, ntuzigere guca bugufi. Mwabize? Guca bugufi ni kuza pya, arabwirukana. Ukwiye kwingirwamo n'akantu k'ubwibone. Byanga byakunda.
nubona ko muzana ibyifuzo Imana unkorera ibi ni byiza, ariko Imana ibahaye ubutunzi bw'isi bwa bundi bwitwa ubutunzi za miliyari z'amadolari, itorero rirasenyuka. Nakongera gusenga, kuko indege zawe nizatuma uguma hamwe, za Mugenda, za Shanghai, za hehe. Hano ugashaka abantu ukababura, ubutunzi bukabajyana aho bushaka. Ntabwo muzi Yesu Satani ibyo yamushukije amugerageza. Umwami yaranishe, sibyo? Yaramweretse ngo ubutunzi bw'isi, ngo numfukamira ugasenga ndabuguha. Ibi byose byo kwisi abifiteho ubasha. Twebwe tubirimo kuko turi muri Yesu, niyo mpamvu abura ukuntu atuyobora. Ntushobora kumunesha n'ubutunzi bw'isi utari muri Yesu Kristo. Ikindi nacyo, kwizera bye. Kuko nimba wari urwara mbere na mbere ukabanza kuvuga ati mwami unkiza, ntabwo uzongera. Ako urafata indege ku mudokiteri wawe specialiste aba mu bihugu bya kure, iby'umwuka fini birarangira, mwese mutangira kuba busy, nta n'umwe uzongera kuboneka. Mabibise rero, ubutunzi bufite imbaraga, buhindura umuntu uko atarari, atangira gutekereza mu bundi buryo, atangira kubona ubuzima mu bundi buryo. Mabibise niyo mpamvu Imana ivuga ngo bwira abatunzi be kwirata. Abatunzi b'iki gihe, ninde wazanye imbuto yo kwirata? None se niki cyatumye Satani bamujugunya hanze y'ijuru? Ubwibone. Voilà, nyuma Imana ibivuze, tugende vuba vuba. Ubutunzi bwabwo si bubi, kuko ntago buvuga, ntago butekereza. Wabibise, ariko ni igikoresho kibi cyangwa cyiza biturutse ku bufite, nimba ari muri Yesu, ariko apana kuba muri Yesu gusa neza. Amen. Amaze gusobanukirwa katangana, amaze gusobanukirwa ubugingo buhoraho icyo ari cyo, none bigatuma wabutunza busuzugura. Amen. Amen. Baravuga ngo l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Amafaranga ni umugaragu mwiza ariko ni umutware mubi. Hanyuma, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Kugira ngo we kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa. Kubera ko ubutunzi bw'isi atari ubwo kwizigirwa. Kuko uko buza niko bugenda. Bushobora kugenda igihe cyacyo cyose. Hanyuma, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe. Amen. Niumvise ko Imana itabuvumye. Ko ubutunzi n'ubwayo, ariko ngo dushime nyiri ubutunzi. Amen. Kandi tubunezererwe mu gukora ibyiza, apana kujya kwirata ku bandi, mu gukora ibyiza. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Erega abatunzi Imana yabahagurukiye ntabwo irarangiza. Recommande-leur de faire du bien. Kandi bakore ibyiza. Bakore ibyiza. Ubutunzi bwabo niba bukoreshe mu gukora ibibi, babukoreshe neza, kuko si bubi, babukoreshe neza. Imana ishimwe. D'être riche en bonnes œuvres. Babe abatunzi ku mirimo myiza. Hamwe n'ubutunzi bafite bagende babuvunjamo imirimo myiza. Imana ishimwe. Hanyuma, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Babe abanyabuntu bakunda gutanga. Babe abanyabuntu bakunda gutanga.
ntabwo umuntu yanga gutanga uko adafite. Ni umutima. Ushobora kuba ufite bya mirenge ariko bikakugora gutanga. Hanyuma, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Amen. Hariya gusingira mushiro rya jambo bagire gute? Katarambano. Basobanukirwa ko ubutunzi nyakuri ntabwo ari ayo mafaranga. Ubutunzi byakuri buri muri Yesu Kristo. Ubwo niko butunzi buhagaze ku rufatiro rwiza. None rero bavandimwe, nk'uko umutwe w'iri jambo ry'uno munsi bivuga, twavuze iki? Intego yo kubaho kwawe iki? Ni ugusingira. Ariko ya gusinga mwabyumvise? Ni ugusingira ubugingo buhoraho. Ntabwo kubaho kwawe ari ukugira ngo ugwize iby'isi, nubwo wabigwiza ntabwo ari bibi, ariko siyo ntego. Intego yo kubaho kwawe, amen, niyo mbere na mbere kwakira ubugingo buhoraho bubonerwa muri Yesu Kristo, ngo bose bakoze ibyaha nibashikira ubwiza bw'Imana, amen, kandi bose Imana ibabarira ku buntu, kandi ngo ibihembo by'icyaha n'urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Tumaze kubona rero, batubwiye tugere dute? Twinjire rero mu rugendo rwo gukomeza kubusobanukirwa mu mwuka. Bizatuma noneho utaburutisha ibindi. Bizatuma umenya ibintu kubishira mu mwanya wabyo. Uzamenya amafaranga akamaro kayo, ariko ntabwo uzayasimbuza ubugingo nyakuri. Mbize? Uzamenya amafaranga akamaro kayo, ariko ntabwo uzayasimbuza ubugingo nyakuri. Nutayafite ariko afite Yesu, amen, akayerakira ubugingo nyakuri, azajya yibona ko ari umutunzi wa nyawe. Mashimeje ku mwami Yesu Kristo. Reka ndangize kuri iki. Iyo ubonye nk'umwana w'Imana afite ubugingo buhoraho, aribwo bwiswe ubugingo nyakuri, ubugingo budapfa, une vie impérissable, amen. Hanyuma uwo mwana w'Imana akabona ab'isi bafite ibyo adafite, hanyuma akifuza kumera nkabo. Uwo mwana w'Imana ameze ate? Afite iki kibazo? Ikibazo cye ni iki? Nuvuga ntabwo yayishuriwe icyo yakiriye icyo ari cyo n'agaciro kacyo. Abibizi? Kuza mu materaniro ni byiza, ariko ntibihagije. Amen. Ntabwo bihagije. Kuza mu materaniro ni byiza, ariko ntabwo bihagije. Kuko ushobora kuza mu materaniro ariko atari ubugingo buhoraho wayishuriwe, ahubwo uje kubera business yawe. Uriya aza guha akazi, imbura umwubatsi, ko azakwita mwene data. Uriya azaguha imodoka uyikore kuri mekanisye, ko azakwita mwene data. Hari impamvu nyinshi zizana abantu mu masengero. Mwabibise? Ariko ukwiye kumenya ko intego yo kubaho, amen, intego yo kubaho ya nyayo, haleluya, intego yo kubaho ya nyayo, muvuge muti intego yo kubaho ya nyayo ni katarambano y'ubugingo buhoraho. Bwira muza tuyimenyere iryo jambo ry'Imana, kuko niryo jambo umwuka yarabangize gukoresha mbere ko rishyirwa mu zindi ndimi, amen. Umubwira iti intego nyakuri yo kubaho, amen,
ni katarambano y'ubugingo buhoraho. Muyibandikire hariya hanyuma mbasengere mutahe. Ariko umuntu atarakizwa turaza ko mu mwanya nawe kugira ngo katarambano nayo imugereho. Imana ihabwe icyubahiro. Uko nyine ivuga katarambano. Katarambano. N'impamvu tutanezerwa erega nuko ntabwo katarambano iratugeramo. Kubera iki? Kubera ko ubona ko ubuze iby'isi bigatuma utanezerwa ikiruta ibindi Imana yaguhaye, ubugingo buhoraho. Saisir avec l'esprit, comprendre, percevoir, amen, attraper la pensée de Dieu. Katarambano, gucakira igitekerezo cy'Imana. Imana ivuze ubugingo buhoraho, nguhaye ubugingo buhoraho. Nguhaye ubugingo buhoraho. Ukwiye guhita ubufata mu buryo ko iguhaye ibirenze amafaranga y'aba Bill Gates n'aba Bezos n'abandi boss. Ndavuga 1 2 3 twese tuvuge 1 2 3. Iyi katarambano rero niyo bakuhindura mu Kinyarwanda ngo gusingira. Kandi twumvise ko turabufite ubugingo buhoraho. Ariko katarambano nukubusobanukirwa mu mwuka, ukashizaho kubucakira neza, ukamenya ko buruta amafaranga yose, buruta ibyubahiro byose, buruta kila kitu. Katarambano kuko nutaba muri katarambano n'ibindi uzajya ubiha agaciro kurusha ubugingo kurusha agakiza kawe. Hari akazi kiza tushaka kugira kanaka ngwino, hanyuma bakubwira le terme du contrat, ibiri mu masezerano harimo n'ibyaha. Kuko utafite katarambano y'ubugingo buhoraho, ukumva yuko washitse. Nibyo bibaho ngo yashitse, kuko adafite katarambano. Ariko umuntu afite katarambano y'ubugingo buhoraho, ishurirwa y'ubugingo buhoraho mu mwuka, nubwo wamubwira iki ngo ibyo Trump atunze ndabiguha, arakubwira ati jewe naragize ndi muri katarambano y'ubugingo buhoraho, nimo ndani ya Yesu naburudika. Utaragera kuri katarambano y'ubugingo buhoraho, ni handi ugenda ureba abantu n'ibyisi ukifuza ibya numenye ko Imana ibabona mu ko ari ingorwa, parce qu'ils n'ont pas la vie véritable. Ntibafite la vie impérissable, ntibafite ubugingo budapfa. Ukengera wifuza ngo rwose ngo barahiriwe bakanaka, ngo dore ngo afite etage, siko munyamubyita, ngo afite etage, ngo afite ngo ibiki, ngo amafamu, nguruwe kwa wingi. Sobanura. Nguruwe kwa wingi. Afite amafamu y'ingurube. Ingurube nyinshi. Afite ngo zarukururana, ngo afite amasitasiyo, ngo afite ibiki, ngo niwareba. Wema ngo abandi ngo babayeho bavutse neza. Uwo ni umukristu ari waravuga ibyo, Imana ikamuririra. Kubera iki? Ntafite katarambano. Iyo ufite katarambano umera nk'umwana w'umukobwa batwaye Abasiriya bamaze gutsinda Israel, bagatwara inyagano, no bakamutwara ari inyagano, hanyuma agatanga gukorera Namani Umusiriya. Amen. Agatangira gukorera Namani, amen, afite ibibembe, indani muri uniform harimo ibibembe. Ako kana gakobwa katangira kumukorera, amen. Hanyuma rimwe kabwira nyirabuja ati, ariko databuja kiriya kibazo afite, aramutse agiye iwacu muri Isirayeli, hari umuhanuzi w'Imana nzima, databuja iriya bibembe ntabwo yayigarukana,
yakira. None nashaka mu mwanya muto tuba psychologue, mu mwanya muto tuba abantu basoma mu bwonko nk'aba bandi. Uriya mwana imyaka yamaze hariya kwa Namani, yarifuzaga ubutunzi bwa Namani? Yabarebaga akabona iki? Ingorwa. Ntiyigeze yifuza ibyo bafite, kuko aravuga ati nta mana rurema bafite. Twebwe rero twifuza iby'isi kuko ntago tuzi icyo twakiriye. Ntago tuzi ko ufite ubugingo buhoraho bubonerwa muri Yesu Kristo ana kila kitu, afite byose. Uriya mwana ntago yabarebaga bari ku meza, yabareba mu bintu byabo by'ubutunzi icyo gihe ngo yumva arabifuza. Yavuga ngo malheureux, ingorwa. Akabona uko bajya gufukamira ibigwamana byabo, akabareba. Apana ya mibembe gusa ya Namani, no kuba badafite imana rurema. Niyo mpamvu yageze ati aba bantu ni ingorwa, je ntunze ibyo badafite kandi ubwo butunzi nyakuri. Na niyo mpamvu yatumye ubuhamya bw'Imana nzima buva muri Israel bukinjira muri Syria. Igihe cyose rero utazamenya intego yo kubaho kawe muri Kristo, uzajya ugenda wifuza iby'abantu bisi, kandi Imana ibita ingorwa. Mumvise ko Imana itavuze yuko abana b'Imana batatunga, ngo ahubwo ngo twiringire Imana iduha byose ngo tubinezererwe. Ntabwo Imana ivuga ko ishima abakene. Umutunzi n'umukene sicyo kibazo. Ikibazo utunzi iki? Utunzi iki? Ukwiyamamira mbere gutunga Imana nzima. Nawe ibindi byubatse ku musenyi. Donc c'est une fausse vie. Ni ubuzima butari bwo. Ese umunsi ushobora gufata icyemezo cyo kubwira Mwuka Wera, nangiye urugendo rwa katalambano, guhishurirwa ubugingo buhoraho wampaye icyo ari cyo, kugira ngo bunezererwe, kugira ngo numve ko gusabana n'Imana nzima kuva nkiri no mu mubiri ari ibintu by'agaciro. Amen. Iyo upfukamye urasenga Imana, uvugana n'Imana nzima muri Yesu Kristo, ukumva ko ari privilege, ukumva ko ari ikintu gikomeye kurusha guhabwa appointment na Trump. Amashimenje ku Mwami Yesu Kristo. Ukamenya ko Yesu, haleluya, ko umufite uri igiciro, uraremereye, urahambaye, urakomeye. Ndangije kuri ibi. Numara guhishurirwa katalambano, ukayishurirwa ubugingo buhoraho icyo ari cyo, uzajya utereta n'abantu, amen, mu rwego nyarwo. Mu rwego nyarwo. Ntabwo uzigera wongera kwifuza iby'abandi, kuko ntabwo muri ibyo hari mu buzima. Kandi Imana ishobora kubivana hari ikabitereka hano. Muvuge muti izo zibika zari amagi. Piga amagobi kwa Yesu Kristo. Nukuvuga ngo nk'ukuriya atabivukanye akabigira, nawe ejo byakuzaho. Ariko ntabwo ari bwo bugingo. Ubwo buhoraho ni Yesu Kristo. Nimba munyemereye mbere ko dusenga, reka mbasomere muvuge muti icyanditswe kera. Ajya niko munyamugita. Icyanditswe kera. Amen. Yohana 17. Yohana 17. Hanyuma dusenge. Amen. Umurongo wa 2 no 3. Aya ni amagambo ari mu isengesho ry'umutambyi mukuru wacu ari we Yesu Kristo. Nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose, kugira ngo bamuhaye bose abaho ubugingo. Cyangwa uwere ku murongo wa mbere tuze kwa 3. Yesu amaze kuvuga ibyo, yubura amaso areba mu ijuru ati, Data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe. Nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose, kugira ngo bamuhaye bose abaho ubugingo buhoraho. Ubu nibwo bugingo buhoraho.
ubu nibwo bugingo mwumve Yesu adefinise ubugingo buhoraho agira asobanure ubugingo buhoraho data yamubwiye aze kuduha ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Amen. Amashyi menshi ku mwami Yesu, amashyi menshi ku mwami Yesu Kristo. Haleluya. Dusubiremo iryo jambo umurongo wa 3. Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Amen. Amen. Muri iri jambo Yesu avuze mu gusobanura ubugingo buhoraho icyo ari cyo, niye nshinga muvanyemo? Kumenya. Katarambano. Mwabyumvise? Ubugingo buhoraho nuko bakumenya wowe Imana y'ukuri yonyine na Yesu Kristo watumye. Nishinga kumenya. Katarambano. Nutamenya, amen, ntabwo uzigera unezererwa ukinariho ku isi icyo Yesu yaguhaye, icyo yagukoreye. Amen. Nyuma y'urupfu tuzakomeza kubaho twebwe bari muri Yesu, kuko twaravuye mu rupfu twinjiye mu bugingo. Ko yavuze ngo umviriza ngo nigiye kuzuka n'ubugingo, unyizera wese nawe yaba yarapfuye azabaho, uri wese akanyizera nazigera apfa iteka byose. Ayo ni amagambo Yesu yavuze mbere y'igituro cya Lazaro, mbere ko muzura. Amen. Haleluya. Twebwe abakiriye Yesu twamwizeye ntago tuzapfa, sibyo? Nyuma y'urupfu tuzakomeza kubaho. Okay? Kuko ngo twavuye mu rupfu twinjiye mu bugingo. Ariko mu gihe tukiriho noneho nitubura katarambano, amen, ntago tuzabaho nkuko twakabayeho. Kabone nubwo dupfa tutarimbuka, ariko hari ikintu tuzaba tubuze. Bizagabanya iki? Bizagabanya témoignage yacu, bizagabanya imbaraga zo guhamya. Kuko kugira ngo ugire imbaraga zo guhamya nuko ubuzi ko ufite icyo uri adafite. None mu gihe wowe umunyabyaha umwite umunyehirwe, wumva hari ikintu wamuha? Niyo mpamvu unaceceka mugatereta ibindi nimuvuga ibya Yesu, kuko ntabwo ubona ko ari ingorwa. Kudahishurirwa, amen, ubugingo buhoraho icyo ari cyo ntushobora no guhamya. Wabibise? Kuko ntabwo umenye ubutunzi ufite. Nuko insista kuri icyo kintu, connaître, to know, kumenya wowe Imana nyine ukuri na Yesu Kristo watumye. Ngubwo niko bugingo buhoraho. Rero tukwiye gukura rero mu kumenya. Haleluya. Imana data n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Ibyo birasaba iki? Birasaba umwanya kugira ngo ushake Imana nubwo ari gushaka, kugira ngo musabane, kugira ngo urusheho guhishurirwa icyo yaguhaye ko kiruta ubutunzi bwa Egiputa. Noneho bigatuma ubona abatabufite ko ari ingorwa. Amaso yawe ntahagarare ku byo batunze by'umubiri y'isi, amaso yakajya hakurya ibyo batunze, ukababona nyuma y'urupfu bari mu irimbukiro. Hanyuma ukababwira ati hari ikintu mufite, hari ikintu mubuze kandi cy'ingenzi. Imana ishimwe ko mutunze ibi, ariko icy'ingenzi ntacyo mufite, nicyo nje kubabwira: Yesu Kristo. Niwe mudafite, kandi niwe abitswemo ubugingo buhoraho. Mukabera nk'aho mutunzi bamubwiye ngo nagenda agurishe byose hanyuma akurikire Yesu, aranga. Kubera iki? Ubutunzi bwe n'ibyo byari byose nibyo we yumvaga ko ari bwo buzima. Ariko Yesu Kristo kuba atamufite mu maso y'Imana ni ingorwa. Tubafite umwenda wo kubabwira Yesu Kristo, kugira ngo nawe babatunzi, ubutunzi bushingiye ku rufatiro nyarwo, kugira ngo nabo bafate basingire ubugingo buhoraho, none ubuzima bwabo babwubake batishingiye ku byo batunze, ariko babwubakire, haleluya, ku butunzi nyabwo no kugira Yesu Kristo. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Reka ndangize mbabwire, ari ibintu bijya bimbabaza iyo numvise nk'abantu b'abakristo ugasanga ibiganiro byabo barogeza abantu batunze ibintu.
abo ni abakristu bakamara umwanya baganira ibintu, abantu batunze ibi, abantu bafite ubutwaro ubu, ubushobozi ubu, bijya bimbabaza. Kuvuga ni ese mwebwe ibyo byose muri muravuga bizabakiza urupfu, birimo ubugingo buhoraho? ahubwo ngo mumare umwanya muri katarambano, ne umukarabe nabo ahita ntabwo anezerwa ibihe nk'ibyo. Amen. Muzajye mumenya ko kugira Yesu nibwo butunzi nyakuri. Kutagira Yesu nka muzungu mu butumwa ntabwo buriho. Uriho n'ufite Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Tunamike imitwe yacu. Tekereza rero wowe uri hano. Waruzi nimba ufite Yesu kuri umutunzi uruta abandi bose? Wowe ufite Yesu umutima wawe, waruzi ko uri umutunzi uruta abatunzi badafite Yesu? Icya kabiri, waruzi ko hariho abantu benshi bakeneye ubwo butunzi wibitsemo cyangwa Imana yakubikije? Na niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muzakira ubushobozi umukara n'abazaho kugira ngo abagabo kumpamya kuva Yerusalemu, Yudaya, Samariya no ku mpera y'isi. Nuko guhamya Yesu uburi uraha abantu iby'ingenzi. Urabaha icyo Satani adashobora kubaha, urabaha icyo isi idashobora kubaha, urabaha ikirenze ibindi, urabaha ubugingo buhoraho. Timoteyo ngo mu guhamya uburi uravuga iby'ubu bugingo buhoraho. Wereye none mu byo dushaka gusenga, Imana igufungura amaso kandi Imana iguha imbaraga kugira ngo umenye kuri umutunzi, kugira ngo utungishe benshi. Bibiliya iravuga ngo tuboneka ko tudatunze ariko dutungisha benshi. Ufite umwenda w'abariya badafite Yesu, kabone nubwo batunga ibya mirenge. Kutagira Yesu nibwo bukene n'ubutindi. Turaza gusenga rero Imana iduhishurire, iduhe guhishurirwa ubutunzi dufite, ubugingo buhoraho, none duhe imbaraga zo kubuhamya kugira ngo dutungishe benshi. Nawe uri hano ukaba utarakizwa, Bibiliya ikwita ingorwa, kuko urupfu ruje rwagutwara ubuziraherezo. Uzaba kure y'Imana mu marira no guhekenya amenyo. Uze hano imbere kugira ngo uyu munsi wakire ubugingo buhoraho, nawe utangire kuba mu bantu batunze mu maso y'Imana. Waba uri hano ukaba ushaka kwakira Yesu, zamura amaboko yawe aho uri. Wowe ushaka kwakira Yesu, zamura amaboko yawe, uze hano imbere tugusengere. Uve hano nawe ufite ubutunzi nyakuri mu maso y'Imana. Imana ikwite umutunzi nyawe. Wewe utarakira Yesu, zamura ukuboko kwawe, ntugire isoni. Zamura ukuboko kwawe. Nimba hari, zamura ukuboko kwawe. Abandi duhaguruke, ko byitwa ko dufite Yesu. Turashaka rero dusaba Imana, Imana iduhishurire ubutunzi dufite, iduhe n'imbaraga zo kubuhamya. Bukubiye mu ijambo rimwe, ubugingo buhoraho. Tuzamura amaboko yacu. Imana iduhishurire ubutunzi dufite, twebwe bizeye Yesu Kristo, noneho iduhe n'imbaraga z'Umwuka Wera zo guhamya, dutungisha abandi. Kuko iyo bapfuye badafite Yesu, kabone nubwo baba baratunze bimeze gute, batangira kwicuza ko batunze ibindi ntibatunga icy'ingenzi. Bariya bose babaye mu isi bahambaye, batunze n'ibiki byose, abanyabwenge, bakaba barapfuye baratambutse. Udafite Yesu, kuvaho yaviriye mu mubiri, yatangiye amarira no guhekenya amenyo bitazashira. Mu buryo bibwira aho bari, nimba byari gushoboka tukagaruka tukibera abadafite ikintu na kimwe, ariko twitungire Yesu. Ariko ntabwo bishoboka ngo Imana yashizeho ko umuntu aba apfa rimwe hanyuma agasigara
amateka urubanza. Wowe ugihumeka rero uracyafite amahirwe, ntupfushe ubusa rero amahirwe yo kwishimira ubutunzi ufite kugira ngo ubutungishe n'abandi. Ntuzongere wifuza ibi abantu ubona bishagirana kandi badafite Yesu. Imana izajya iguha ibyo ukeneye kuko Imana niyo mutunzi wawe byose. Ahubwo wowe wishimira Imana kandi uhamye ubugingo buhoraho. Uvuga uti Mwami Yesu, ndagushima ko waraje kunshaka nk'uko wavuze umwana w'umuntu ntabwo yaje gukorerwa, yaje gukorera abantu no gutanga ubugingo bwe buba incungu ya benshi. Watubwiye ngo data yagutumye kuduha ubugingo buhoraho abafite umubiri bose ubaho ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buhoraho ni ukumenya Imana data yonyine y'ukuri, nawe Yesu yatumye. None uhereye none ndashaka kwinjira mu ishuri ryo kukumenya, mbe muri Katalambano mishurirwe icyo wampaye uburemere bwacyo, ko umuntu wese agikeneye. Aho nzaba hose, aho nzajya hose, nzabe uhamya iby'ubwo bugingo buhoraho kugira ngo ntungishe n'abandi. Imbaraga zo gutangira guhamya ku bahambaye n'aboroheje, abakene n'abatunzi, abo uzashyira ku nzira yanjye, abo nzahura nabo mu minsi ishigaje kubaho. Uzampe imbaraga, ubushizi bw'amanga bwo guhamiriza nk'uko Timoteyo yabisabwe, ngo ntagire isoni zo guhamiriza umwami we n'umubyeyi we mu mwuka ari we Pawulo, ngo nahamirize iby'ubwo bugingo buhoraho. Umpa imbaraga Mwami, sinzaceceke mbere y'abarimbuka. Uzampe n'ubwenge bwo kuvuga iby'ubwo bugingo buhoraho, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Tuzamura amaboko yacu. Data, ndakweretse buri muntu wese mu itorero, ntabwo ari muri iri gusa ariko mu matorero yawe yose, kugira ngo Mwami buri umwana w'Imana wese umuhe gukanguka mu buryo bw'umwuka no guhishurirwa ubutunzi afite, no guhishurirwa ubugingo buhoraho yakiriye mu kukwakira Yesu Kristo, kandi umuhe n'imbaraga zo kubuhamya, kandi akomeze kurushaho kubusobanukirwa, kubuhishurirwa mu buryo bw'umwuka bufate, mu buryo bw'umwuka butahure, amenye ko ari ubutunzi buremereye buruta amafeza n'amazahabu yose, buruta ubutunzi bwa Egiputa bwose, hanyuma atungishe benshi ubwo butunzi nyakuri, kugira ngo nabo bafate ubugingo nyakuri, bafate ubuzima bwa nyabwo. Nibarangiza ubuzima bwabo mu byitwa ubuzima atari byo, ariko bamenye ko ubuzima nyakuri butari muri ibi by'isi, ariko Imana yabushize muri Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo, wakira izo mbaraga zizakubashishe guhamiriza ubwo bugingo buhoraho. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Reka tubahe umugisha. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese, amen. Muhana umugisha mwese. Katalambano, umugeti Katalambano muvandimwe.